Hello family, hello friends, brothers and sisters. Turabashimiye mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu, mwebwe mudutera inkunga, mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe mukomeza gukora share, kandi mwebwe mutwandikira muri comment mukatubwira ibyo mwifuza ko tubageraho, ndetse mwebwe mutwandikira no ku numero ari muri description mukatubwira ibyo mwifuza kugeraho kandi mukatugira n'inama y'ukuntu twakomeza kubagezaho ibiganiro byiza. Reka ngusabe mbari bwo bwa mbere ukore subscribe kandi ukande ku nzogera, kuko uzaba uduteye inkunga nawe, kandi bizatuma ibiganiro twakoze bizabikugeraho neza kandi vuba. Iyi rero ni inama y'ubuzima, ni MEGAMIND LIFE TV, aho tuganirira byinshi bijyanye n'amagara ndetse n'ibindi biganiro bitongeramo imbaraga, n'ibindi biganiro bitwongeramo ibyiringiro, bityo bigatuma tubaho neza twishimye kandi dufite ubuzima bwiza. Reka turebere hamwe rero amategeko 8 agenga ubuzima bwacu. Ushobora kuba utaruzi ko burya ubuzima bufite amategeko, nk'uko igihugu kigira amategeko akigenga, no mu buzima bwawe rero burya n'umubiri wawe hagombye kuba amategeko, kugira ngo umubiri wawe utazakuremerera, umubiri wawe utazakubangamira. Itegeko rya mbere rero burya ni umwuka. Ukwiriye guhumeka umwuka mwiza kandi ukwiriye guhumeka neza. Ushaka kuba ati se guhumeka neza ni gute? Guhumeka witsa, deep breathing, ibyo bizagufasha. Iryo tegeko nuryubahiriza bizatuma ibihaha byawe bimera neza, umutima wawe umera neza, ndetse n'amaraso atembere neza. Itegeko rya kabiri, izuba. Waruzi ko kota izuba ari byiza, bituma ubona vitamine D, maze vitamine D waruzi ko ifasha amagufwa, bigatuma ugira amagufwa akomeye, bityo impanuka zo kuvunagurika ntizikunde kubaho cyane. Itegeko rya gatatu ni ukwirinda, ukamenya ibyinjira mu mubiri wawe, ibifitiye akamaro umubiri wawe, ibifitiye akamaro mu magara yawe, ndetse ugasobanukirwa n'ibyo udakwiriye kwemerera kwinjira mu mubiri wawe, kubera ko nta kamaro bigufitiye kandi nta n'inyungu, ahubwo bishobora kukugirira ingaruka. Itegeko rya kane ni siporo. Waruzi ko gukora siporo bizatuma umutima wawe utera neza, amaraso agatembera neza, bityo amaraso akagera mu bice byose by'umubiri bitandukanye. Siporo zitandukanye, ariko reka nkwibira ibanga rya siporo utaruzi wajya gusuzugura. Mwebwe mudakunda kugenda, guhera uno munsi fata iminota 60 uparike ya modoka maze ugende. Iyo minota 30 izagufasha, izatuma umuvuduko w'amaraso ugabanuka, imba wari ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, kandi iyo minota 30 yo kugenda izatuma ibihaha byawe amaraso atembera neza mu mubiri hose, bityo bitume ugira ubuzima bwiza. Itegeko rya gatanu, kuruhuka ni ingenzi. Jya uryama uruhuke, ugarure imbaraga mu buzima bwawe, ugarure ubuyanja mu mubiri wawe, maze utekereze neza. Ese waruzi ko burya iyo umuntu yaruhutse ari hatekereza neza, bityo akagira ibitekerezo byiza byubaka bimuteza imbere. Jya urugira rero igihe cyo kuruhuka, uryame amasaha ahagije.
hagati y'amasaha 6 ndetse n'8 bizagufasha ndetse bizatuma utera imbere mu bintu byose ukora. Itegeko rya 6, kurya ibiryo. Ese ujya ugira umwanya ugahitamo ibiryo ukwiriye kurya cyangwa uzi ko byose ari ukurya? Hari umuntu wavuze ngo burya ibiryohera rimwe na rimwe byonona umubiri kandi bifite ingaruka, ariko ibisharira bikiza amagara. Hitamo rero ibintu ukwiriye kurya n'igihe ukwiriye kubirira. Gira ibiryo byiza ukwiriye kurya. Ibande kurya ku imboga, wibande kurya ibinyampeke, wibande kurya imbuto ndetse n'ibindi byose Imana yaremye, kandi wirinde kurya ibintu byose byakorewe mu nganda, ibintu byakozwe n'ifiriti. Ibi bizakugirira ingaruka. Itegeko rya 8, nywa amazi. Toza umubiri wawe kunywa amazi. Nkuko tubizi, umubiri wacu 80% ni amazi. Ubwonko bwawe bukeneye amazi. Umubiri wawe kugira ngo usohore imyanda iri mu mubiri nuko ubanyweye amazi ahagije, bityo imyanda igasohoka maze umubiri wawe ugacya. Nkuko ujya ufata umunsi ukamesa imyenda maze imyenda ikaboneka neza ukishima, buri munsi rero nywa amazi maze amazi agufashe gusukura umubiri wawe, maze umubiri wawe wumve urawishimiye kuko ari mwiza nyine kwa wanyweye amazi. Irya 8 kandi ari inkingi y'aya mategeko yose. Izere Imana, uyigire nyambere mu byo ukora byose, uyiringire kuko ntihemuka kandi ibyo uzayisaba byose zabiguha. Iri ni itegeko rya mbere kandi rya nyuma kuko ari inkingi y'aya mategeko yose. Kwizera Imana bizatuma ugera ku ntego zawe ndetse bizatuma ubaho neza, wishimye, ufite amagara meza, ufite ubuzima bwiza, ugira urubyaro rwiza kandi utunge, worore, ubyare ndetse unaheke. Aya ni amategeko 8 azatuma ugira ubuzima bwiza, azatuma ugira umubiri mwiza, ukabaho wishimye kandi unezerewe. Ikiganiro cyacu naha kigarukiye. Uzakurikirane ikindi ubwo tuganira ibindi bifitiye akamaro amagara yawe, bifitiye akamaro ubuzima bwawe. Naho ubutaha, reka ngusabe rero ikiganiro imba wagishimye, kora subscribe kandi utwandikira muri comment, utubwire ibindi ushaka kumva, kandi ukore na share ugisangiza n'inshuti n'abavandimwe. Shalom shalom, naho ubutaha, murakoze.